uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wabasha gufata Opal Chain cyangwa se Opal Coin wagejejemo hanyuma ukabasha kuzihindura mu madolari. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi. Uyu munsi nta bintu byinshi, ni ukuza tubangura dukubita ku ntego ubundi twikomereza. Okay, nk'uko mubizi iyi Opal Chain tumaze igihe turi guclaiminga zino Opal, tumaze igihe turi kuziclaiminga. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo hari abantu benshi nagiye mbona nkabona ntabwo bazi uburyo wabasha gufata izi coin wa mining cyangwa se wa claiminze ukabasha kuzihinduramo amadolari. Uyu munsi nibyo ngiye kukwereka. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video, hanyuma niba utari wakanda na subscribe uyikande kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi kuri cryptocurrency cyangwa se crypto mining. Reka dutangire. Okay, nta kindi turi bukore ahangaha. Nkuko mubibona hano, murabona ko hano dufiteho coin, hano dufiteho coin, hano handitse wallet. Ahangaha dufiteho coin 80 na zingahe 86. Okay, ikintu cya mbere tugiye kubanza gukora, tugiye kubanza tuzifate izi coin dufite hano, tugiye kubanza tuzifate tuzohereze kuri wallet yacu. Reka tubikore. Turaza hano kuri transfer, hano turaza kuri transfer tuhakande. Abantu benshi ntabwo bakunda guclaiminga iyinuze zino coin za Opal bitewe n'amapublicity yabamo. Guys, urayihanganira bitewe nuko nta mafaranga uburi guclaiminga, nta mafaranga uburi gukorera. Nkuko mubibona hano dufite coin 86. Izi zose tugiye kuzohereza kuri wallet yacu. Katuzohereze 86 gutya. Biriya bice ntabwo turi bubishyire. Guys, baramamaza cyane ariko urahituza ugakanda hano handitse transfer, tukahakanda gutya. Nkuko ubibona, urabona ko coin zacu tuzohereje muri wallet. Hano urabona hasigaye 0. So ubibona, ndakeka murabibona ko hano hari 0 n'uduce. Za coin twe dufite hano tuzohereje kuri wallet. Reka tujye kureba kuri wallet. Kuri wallet turaza hano. Guys, ngiye kubereka akantu kandi uburyo wabasha gufata coin zawe ukazohereza kuri kuri wallet ya kuri wenda MetaMask cyangwa se kuri Binance, ahantu hariho hose ukazohereza. Turaza tuze hano ahangaha hano turaza tuhakande, hanyuma nitugaruka turahita tuza wenda reka nzembereke tuze hano kuri wallet. Wenda no urugero hano tuze hano kuri wallet, katuze hano kuri wallet, sibyo? Hano handitse wallet tuhakande. Nitumara kuhakanda hano tugiye kureba coin zacu niba zageze hano kuri iyi wallet. Turaza dukanda hano kuri aka kamenyetso k'ijisho aka, tugakandeho. Urabibona ko hano murabona ko muri wallet yacu dufitemo coin 180 na zingahe 120 na zingahe nenye, zihwanye n'amadolari 6. Nkuko ubibona zihwanye n'amadolari 6. Mbibutse ko tuzoherejemo nonaha. Okay, none reka dusubire inyuma. Turasubira inyuma tuze hano kuri ban. Hano ban nukubaninga coin ufite ukazihinduramo amadolari. Nizere ko muri kubyumva neza. Okay, nagera hano kuri ban ngo tuzibaninge. Reka nze manzi hano kuri staking. Hano kuri staking ndabiza abantu benshi ntabwo bajya bastakinga. Murabona ko muri staking hari coin na stakinzemo mfitemo coin 106. Izi coin buri kwezi hari inyungu babasha kumpa. Izo nyungu reka nzinze nkwereke, kanzinze nziclaiming nazo zijye hari kwa zira zindi. Hano turaza hano kuri claim. Nazikoreye staking. Niba nawe ushaka gukora staking uzambwire nkukorere video mbereke buryo wabasha kuzistaking. Turaza hano kuri claim, hanyuma dukande hano nanone handitse claim. Sorry gatoya, baramamaza cyane, baramamaza. Turaza hano dukande hano handitse claim, tuziclaiminge. Utu natwo bampaye tw'inyungu natwo tujye hariya. Buri kwezi bampa urabona ko bampa inyungu barazimpa buri kwezi. Turakora claim. Okay, urabibona dukoze claim. Izi ngizi nazo zise zifatanya na za zindi. Urabibona zibaye 125.
reka dusubire inyuma, noneho tuza hano kuri ban. Turaza hano kuri ban gazi guhindura. Nanone nongere ngaruke kuri iki kintu, kugira ngo ufate izi coin uzihindure amadolari ugomba kuba warakoze icyo bita KYC. Ugomba kuba account yawe iri verifiye. Ndaza kubibereka uburyo igomba kubisa. Ugomba kuba warakoze KYC nyine. Ndakeka nabakoreye amavideo menshi abereka uburyo tubasha gukora KYC. Okay, noneho hano tugikanda hano kuri ban, hano kanze mpabereke hano kuri ban, tugiye guhindura mu madolari, mu ma USDT. Tugikanda kuri ban, ahangaha hano habanza ahangaha hano uzasanga handitseho ngo connect wallet. Ni kuvuga ngo hano nusanga handitseho connect wallet, icyo gihe uzafata mnoze uzakonekta. Ndakeka video narayikoze, ntabwo mbyibuka neza, ndakeka narayikoze nayo, uburyo wabasha gufata wallet yawe ukayikonekta n'inuze n'uru rubuga rwa Opal, cyangwa se n'iyinuze n'iyi mining, niba ariko nayita ntabyo nzi. N'uru rubuga rwa Opal uzaza ukore connect wallet yawe, kugira ngo ujye ubasha guhita guhita uyahindura mu madolari uyohereza kuri wallet yawe, yahita yageraho nta bintu byinshi. Okay, reka twikomereze. Ndakeka ko murakumvise. Ugomba kuza ukabanza ugakonekta wallet yawe. Ibyiza nuko babasha gukonekta na metamask cyangwa se trust wallet, ugakoresha ntuze ibyiza nuko babasha gukonekta metamask, niyo nziza, niyo yoroshye ibintu. Okay, noneho turaza hano dufiteho coin zabaye migrated, cyangwa se zabaye migrated, ndabizi, cyangwa se migration, ndabizi iryo jambo ntabwo ari bwa mbere muryumvisha abantu musanzwe mukora bino bintu bya mining. Urabona ko hano dufitemo coin 29. Izi coin 29 zihwanye n'idolari rimwe n'ibice 49. Ubwo buri kwezi tubasha kugira tubasha gukora claim nyine buri kwezi. Gusa gufata izi coin ukazihindura mu madolari, iyo dufashe izi coin tukazihindura mu madolari, ubutaha igiciro twahinduriyeho ntago ari cyo kigaruka cyiyongereye gake, zigenda mbega ziyongera. Nanone nkakugira n'inama yo kugira yo kuzistakinga, cyangwa se ukabasha kugira ibi bintu byo kuzikorera claim. Ni nka cyagiye nyine, ibi bintu byo kuzihindura mu madolari ni nka cyagiye igihe uba ufite nk'ubushomeri ushaka kuzihindura nyine kugira ngo ubone uduceri. Ibyiza nuko wajya uzireka, urumva, ibyiza nuko wajya uzireka, hanyuma mu minsi iri imbere ndabizi igiciro kizacyazamutse. Izi coin ziri kuzamuka cyane, kandi mbibutse ko izi coin ntabwo nyine just ntabwo baguha coin nyinshi ngo nuko watumiye abantu. Oya, twese baduha coin zimwe. Iyo wakoze claim ni umuntu, ni amasaha I think ari 28 16 hafi aho, ntabwo nibuka neza. Okay, reka tuze tuziclaiming izi ngizi, tubanze tuzihindure mu madolari. Iyi Opal Chain haba harimo amakuru menshi cyane mba ngomba kubabwira, nuko ubu ngubu nsigaye nkunda gukora video ndasa ku ntego. Turaza duhite dukora hano ban, hano ahangaha ban, tugiye kuzifata izi 29 duhite tuzihindura mu idolari rimwe n'ibice 49. Ndabereka ntabwo ariyo yonyine gusa, dore ngizi n'izindi nakoreye ban, dore ngizi izi nazo, zino muri kubona nazo naraziclaiminze, barayampaye. Izi niziri kuri nuze kuri balance yanjye, ntari na claiminga. Guys, ibor ifite amafaranga, nubwo harimo abantu baba bavuga ngo izi mining yo nta mafaranga zitanga, ariko zitanga amafaranga. Turaza hano kuri ban, hano ban tokens, hano ban token tuhakande. Nitumara kuhakanda barahita batwereka coin tugiye kubaninga ko ari 29 amadolari turabona. Hanyuma duhite tuza dukanda hano handitse claim ban. Baramamaza, uzajya uhita usubira inyuma nyine nibazajya bakuzanira igipublicity. Okay, barakwereka ahangaha urabona coin,
dore ngizi. Hano hari coin 29, urabona ni 0. Hano urabona naho ni 0 amadolari. Ubwo bivuze ko coin zacu bazigiste baninze. Dore ngizi zo na baninze mbere. Dore ngizi, dore maze kubaninga iyi ni inshuro ya gatatu. Dore ngizi, dore uyu munsi izo baninze ni izi ngizi. Noneho urabona ko hano biri pending. Ntabwo zari zatugeraho. Turaba dutegereje gatoya kugira ngo zibashe kutugeraho muri wallet yacu. Turaza tujye dufreshinga kugira ngo turebe niba byageze, niba yatugezeho yari amafaranga. Urabona ko hano bari kutubwira ko ziri process. Gusa urabibona hano bitwara hagati y'amasaha 24. Gusa kenshi ntabwo amasaha 24 ntabwo yageramo. Ujya kubona ukabona nyine bahise bayoherereza bitewe amasaha 24 nuko nyine baba baguhaye amasaha 24 kugira ngo iyi process irangire. Nimara kurangira bitewe nuko wallet yacu iri connect, urabibona wallet yacu iri connect, ndahita ngira amafaranga ndahita nyabona muri wallet yanjye. Guys, nizere ko bino bintu uri kubisobanukirwa. Urabona zanuze za coin twe dufite, reba hano urabona ko twe dufite 120 na zingahe. Urabona zahise hasi igayeho 96. Gusa mbibutse ko hari izindi mfite ziri muri staking nazo zibasha kunyinjiriza buri munsi. Izo mfite ziri muri staking bitewe nuko ngiye zose ntago nazibaninga, bitewe nuko ndabizi ko mu minsi mikeya cyangwa se mu minsi iri imbere iyi coin izaba ifite agaciro kari hejuru cyane. Mbibutse ko harimo iyi coin ifite amahirwe menshi cyane. Noneho reka mu gihe dutegereje ko bayoherereza, dore ikanze mbereke baramamaza, mujye mwihangana. Dore iyo ufite kano kamenyetso, kano ka verify, sinzi niba muri kukabona, ako kavi, icyo gihe uba warageze warapasinze KYC. Icyo gihe nibwo uza ukabasha gukora ibingibi maze gukora hano. Urabona ziri gutinda, ntabwo twazitegereza, gusa mukanya biraba bingezeho, mukanya yari amafaranga yaraba yangezeho. Urabibona, dore iri pending, iri gutinda. Gusa nyine baguha amasaha 24 kugira ngo nubashe kubona bitinze ntuze kubigira impamvu ngo ntabwo bayohereje cyangwa se ngibiki. Oya, barayoherereza kandi ntabwo ari bwo bwa mbere mbikoze. Kandi ahanga mbibutse ko nta kintu uba washyizemo, nta gishoro, ntaki, just ni ugukora claim buri munsi, ubundi coin zawe bakazazihindura bakazazikorera migration. Iyo zimaze kuba migrated, icyo gihe uba wemerewe kuza kuzihinduramo amadolari. Gutya muri ubu buryo nyine ndi kubikoramo. Guys, nizere ko rero iyi video ibafashije. Niba hari ikindi kibazo ufite ucyandika muri comment. Niba hari ibintu byakunaniye urebe muri video z'ubushize twarazikoze zivuga kuri uyu mushinga wa Opal Chain. Uzirebeho, ziraweza kugufasha. Ubwo niba hari ikindi kibazo ufite cyandika muri comment kugira ngo nzaze nkibakoreraho mbabwire uburyo bikorwamo. Twongeye dusubire.